bwo kujya kuba kwa Enoch ntabuvamo. Kandi impamvu nari nishimiye kuza kuba ahangaha nuko natekerezaga ko nanjye hariya mba mu nzu mbamo njyenyine nshobora kuzagira ikibazo cyangwa nkahungabana cyangwa inda yangwa nabi, nkumva ko kuza kuba hano mwebwe mfata nk'umuryango, wowe mfata nk'umuvandimwe wanjye, nkanga mfata nk'umugabo w'intwari w'intangarugero ufasha abahisi n'abagenzi, kuko Imana yamuhaye umugisha akaba umukire, ntaza tukabana. Ariko nkwijeje ko nukuri ntabwo ndi buzi, aho kugira ngo nkubangamire ndagenda ngume mu nzu ya njyenyine, ubwo ikizaba nk'umuvandimwe nzagutumaho, wenda n'ubishobora uzantabare. Olala ubu ngubu rero Hunter akaba arasaze neza. Ese Hunter araza gukira kino kibazo cyo mu mutwe cyaba yagize? Ikibazo cyo mu mutwe gikomeye cyane giteje impungenge imwe irenze, ariko dushaka kuza kureba ese araza gukira cyangwa ntago ari buze gukira. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kuza kureba turi hamwe, turimo turakurikirana ibintu neza 5 kuri 5, kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane giteye impungenge, giteye inkeke ku bantu barimo barakurikirana ino filime nziza ya My Daughter. Ese ubu ngubu Muranga araza gukira cyangwa se ntago ari buze gukira? Kubera yuko hano bitewe n'uburyo ameze, bitewe n'uburyo mu mutwe we arimo aratekereza ibintu bitajyanye, biragaragara yuko yagize ikibazo cy'iyangirika ry'umutsi wo ku bwonko. So mu bantu rero babizi cyangwa se bajya kwa muganga bakunda kubona abarwayi barwara ziriya ndwara zo kuba bavuga ibintu bidahuye cyangwa se ibintu biterekeranye, nuko baba bafite ikibazo ku bwonko. So rero ku bantu mwabonye yuko uyu nguyu Hunter bamutereye bakamukubita hasi, bamara kumukubita hasi umutsi wo ku bwonko kangirika, umutsi wo ku bwonko warangiritse, hazamo ikibazo cy'imyivangire y'ubwonko, cy'imitekerereze. Niyo mpamvu rero ubu ngubu Hunter atameze neza. Ubu ngubu rero tugiye kureba ese Hunter araza gukira, Hunter araza kumererwa neza cyangwa se ntabwo ari buze kumererwa neza. So ikintu rero nababwiye ni stay tuned cyangwa se guma ku murongo, ibi byose tubikurikirane tuze kureba ese biraza kurangira gute, biraza guherera hehe. Gusa iki ngiki ni ikibazo giteye ubwoba. So nyuma yuko Isabel yari yifuje yuko Hunter yapfa, noneho abaye umusazi. Ibi ngibi Isabel agiye kubyishimira cyane, yabyishimiye cyane. We ari kumva agiye nko mu ijuru kuri we, ari kumva agurutse, ari kumva flying, ari kumva kuri we habaye ibintu by'ibitangaza, ibintu yishimiraga, ibintu yari yaravuze, ibintu yatekerezaga. Muri kumva rero hano rwose sinzi kabisa uno mugabo Hunter ateye ikibazo, afite ikibazo gikomeye cyane. Noneho umugore we uyu nguyu Vumilia aramutse yumvisha yagize kino kibazo, sinzi uburyo byagenda. Ubanza we noneho yakiyahura, kubera ko byaba birenze ukwihangana. Sinzi we ubwo ku giti cye niba yakihangana, kubera ko kino kibazo cy'imitekerereze ni ikibazo kibi. Ni ukuvuga ngo iyo ufite kino kibazo utarimo uribuka, ni ukuvuga ngo ntabwo wakora ibintu biri ku murongo, ntabwo wakora ibintu biguteza imbere, nta kintu na kimwe wabasha kwimarira ku isi, mu buryo bwo kuvuga ngo urimo uragenda witeza imbere, urimo uragenda urwana kuri famiye yawe, wita ku muryango wawe. Ibi ngibi byose rero nta kintu byatanga, nta kintu byamara mu gihe wangiritse muri buriya buryo. Ariko ubanza agize akabazo ageze iwabo, kubera ko wasanga bamuzanye ari muzima, ariko agize akabazo ageze hariya iwabo mu rugo, nibwo agize akabazo ka danje gatuma ahita avanga ibintu. Ariko ubundi yavugaga neza, nta kibazo kindi yari afite. Sinzi rero ukuntu bise bigenda muri uno mwanya, bituma atabasha kuba yatekereza neza, aho atangiye kuvanga ibintu, atangiye kwitiranya abantu, kanaka mwita kanaka, n'ubwo mwita uyu nguyu, ibintu ngibyo. Ariko wasanga buriya yavuye kwa muganga ameze neza. Gusa reka dutegereze, tureke twihutira gufata umwanzuro, cyangwa se tureke kwita duca iteka. Buriya araza kumera neza mu minsi uko igenda ikurikira, uko igenda igira. Gusa byababaje cyane kabisa. Ese reka twibaze ubundi kubera iki
kubera iki hatarimo harazamo ubuyobozi, kubera iki ubuyobozi butari kubizamo ngo bubyinjiremo bugende buhane byisubiyeho, buhane cyane uyu nguyu Muranga, kubera ko Muranga ibi ngibi byose niwe wabikoze. Muranga niwe wakoze bino bintu, niwe wapanze bino bintu, niwe watumye uyu Hunter agira kiriya kibazo cy'isikolojike cyo mu mutwe, niwe watumye ibintu byose biba. So yakagombye rero guhanwa, yakagombye kujyana mu butabera, yakagombye kujyanwa mu mategeko, kandi twari twabonye ko hari umuntu wari ugiye kuza ugiye kubikurikirana. Sinzi uriya mugore ukuntu bamwita uriya, gusa nanone uriya mugore nawe ari mu kazi, uriya mugore ari mu kazi kose, ntago atuje, ntago aryamye, ntago kuvuga ngo nta kintu arimo arakora cyangwa se ni imvura amukora yabuze ibintu akora, ahubwo nibyo bintu arimo aritaho, ahubwo nibyo bintu arimo arajyamo neza, arinjiramo neza kugira ngo aze yemye ahita ashinja uyu nguyu Muranga kubera ko yakoze amafuti, ariko abantu baranihangana, ibaze gukora biriya bintu warangiza ntunacike ntunatoroke, ahubwo abantu bagira n'umutima ukomeye, abantu bagira umutima ukomeye umeze nk'ibisimba. Ibaze gukora biriya bintu ugakomeza ukaba hariya, ukaba hafi y'umuryango, nta gucika, nta gutoroka, nta guhita wirukanka ngo ugende. Ibaze ibintu nka biriya biteye ubwoba, biteye ubwoba kabisa, biteye ubwoba. So ku rundi ruhande rero uyu nguyu Vumilia afite ikibazo kimukomereye cyane, ubu ngubu we aho kugira ngo ibintu bigende neza, ahubwo nubwo bitangiye kugenda nabi. Ngaho arangije kubona umwana, hajemo ikibazo cy'uko umugabo we amubuze. Nyuma y'uko umugabo we amubuze, nanone ejo bundi agiye kubona abone umugabo we yabaye debile. Umuntu wakagombye kumuha amakuru mazima, umuntu wakagombye kumugezaho update zose uburyo ibintu bigiye bimeze, ntabwo ari urimo urabimugezaho ari we Michelle, nta kintu arimo aramubwira, ahubwo arimo aramubeshya, kuvuga ngo Vumilia ameze nabi. Sinzi rero ngo azatabarwa nande. Kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe afite urimo uramushyigikira cyangwa se urimo uramukurikirana, dore yuko abantu bose bibereye kwa Muranga, bose nta muntu n'uyu n'umwe uri ku ruhande rwe urimo uragerageza kumushyigikira, habe na gato. Abantu bose bari kwa Muranga, abantu bose bagiye ku ruhande rw'umukire. bajyaga bivuga ngo amafaranga nta kintu adakora, none koko ubu ngubu nibwo twabimenya, nibwo twabyemera yuko amafaranga akora ibintu byinshi cyane. mubona ukuntu Muranga aba yitaweho, Muranga aba yitaweho cyane. So muri kumva rero amafaranga arakora cyane kabisa. Sinzi niba bariya abantu bose baba bari ku ruhande rwa Muranga ajya bagurira akantu, ajya bagurira agafanta, avuga ati akira agafanta nawe akira agafanta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa turebye uburyo Muranga baba bamwitayeho, kandi ari we muntu utari mukuru, ari we muntu wabashije kuba yakora amafuta, ariko bifashijwemo n'umugore we. Nubwo Muranga we atazi magingo kugeza ubu ngubu, ntago aramenya ngo umwana niwe cyangwa se ntago ari uwe, kubera ko uruhare runini rwagizwe n'uyu wabikoze ari we Isabella. Muranga rero we ntago azi ngo ni ibiki, na n'ubu ntago aramenya yuko umwana atari uwe. Gusa iki ngiki ni nacyo gihe, ni nako kanya kugira ngo abashe kuba yamenya, abashe kuba yasobanukirwa yuko uriya mwana atari uwe, kandi agomba kubimenya byakanga byakunda byakemera byanoga. Agomba kubimenya. Hano ni nk'itegeko kabisa. So reka dutegereze rero turebe ese biraza kurangira gute, biraza kumera gute. Ari nako rero tubibutsa gukora subscribe. Nshuti muntu muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe, iki nicyo gihe, ni nako kanya kugira ngo ukore subscribe, ubundi ujye ubasha kudukurikirana 5 kuri 5, umunsi ku munsi, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, udukurikirana neza. Yakoze subscribe aho waba uri hose mu gihugu, uba udukurikirana kandi byoroshye. Wowe icyo uhita ubona ni aka notification
aka notification ugahita ugakanda, iyo ugakanzeho uhita winjiramo ugahita udukurikirana, ugahita utureba neza 5/5. So ikindi rero nanone musharinge inshuti n'abavandimwe nabo baze. Mama nakubeshya none ubanza ngiye gusubira i Kigali. Ni ukuri pe ngiye gusubira i Kigali. Mwana wa Karama. ese wamenye ibyabaye? Wamenye ko Hanta yavuye muri koma agiye kuza? Ye? Mu kanya araba ageze hano. Ayiwe mwana we. Ubwo koko avuye ntaranasubira kujya kumusura. Nishereka mubwiza ukuri. Urabizi ko njye ntabwo nyangira uburyarya ngo ngende ngo mbike ibintu ngo mbihishe hoya. Urabizi ko mvugira aho ngaho. Mu by'ukuri ntakubeshye. Ntabwo nishimiye kuza kuba muri uru rugo. Ntabwo mbishaka, simbyishimiye kuko sinibaza kuntu n'ubu ngubu bwanjye ndacyakeka ko utwite. Ariko ntiwigeze ubimbwira nk'inshuti yanjye. Sinibaza kuntu njye nawe tuzicarana muri uru rugo tukabana. Isabelle uri mukuri pe. Ndetse n'ibyo ukeka byose nibyo. Wenda igihe cyari kitaragera cyo kukubwira ko mwite ndatwite pe. Ni ibyanyabyo. Ikirenze kuri ibyo ntabwo njye nawe twabangamirana. Niba wumva koko utama ikaze mu rugo rwawe cyangwa kuba twabana byakubangamira, nkwijeje ko ntazaza. Hanyuma se kuki twese ntubimbwire? Isabelle ntabwo nzaza kuba mu rugo rwawe pe, gira amahoro tuza utekane. Icyo ni icya mbere. Icyo gutwita nacyo nibyo ndatwite. Ariko gutwita kwanjye nta byishimo birimo, nta munezero urimo, ntabwo ari inkuru nziza narata. Ndabyita ibyago nubwo umwana ari umugisha. Utwite inda ya Hanta se? Inde? Hanta. Kuki ubwonko bwawe buri kwirukanka cyane watuje nkakubwira uko bimeze? Hanta ntawe mpurira nawe. Ntwite inda Enoke uzi twiganye. Urabyibuka kuva kera ukuntu nyine yampize yangenzeho. Twaje guhura asa neza nyine mbona ari umuntu ufatika wavamo umugabo. Turaganira ambwira ko akinkunda yifuza ko twakubaka urugo. Nanjye nkurikije nyine imyaka mfite Isabelle urabibona ko nkuze pe bihagije. Ndetse mu kinyarwanda cyiza navuga ko maze kugumirwa. Ntavuze nta mpamvu yo kugumya kwitinza ngo ntegereje abasore b'ibiki. Ntekereza ko wenda Imana ariyo nzira inciriye kugira ngo nanjye mbone umugabo. Enoke ndamwemerera dutangira gukundana. Tudateka birantera inda. Numvishe mbyishimiye mu minsi nk'ingahe. Ndangani rero kamusure menye mu rugo kuko njye nawe dusa nkaho tugiye kuba umuryango. Ibyo byishimo nangize by'iminsi ingahe nageze iwe bibamarira bibagahinda. Shengurwa n'agahinda kuko nasanze yarambeshye. Yari yarambwiye ko akora muri minisiteri afite akazi keza kuko twiganye ari umuhanga urabyibuka. Ko nageze iwe nsanga Isabelle ibaze ko Enoke aba muri ghetto ya Chambrette. Kwinjiramo byonyine ni ikigeragezo. Kuhatinda ni icyago. Ibase hariya, isafuriya hariya, akamatera haparitsemo na moto. Cyakora yambere imfura mbwiza ukuri ambwira ko ari umumotari ndetse na moto akoresha atariye afite uwa verisi. Rero ntavuze byinshi urabyumva ko ubwo buzima bwo kujya kuba kwa Enoke ntabuvamo. Kandi impamvu nari nishimiye kuza kuba aha ngaha nuko natekerezaga ko nanjye hariya mba mu nzu mbamo njyenyine nshobora kuzagira ikibazo cyangwa nkahungabana cyangwa inda yangwa nabi. Nkumva ko kuza kuba hano mwebwe mfata nk'umuryango, wowe mfata nk'umuvandimwe wanjye, nkanga mfata nk'umugabo w'intwari w'intangarugero ufasha abahisi n'abagenzi kuko Imana yamuhaye umugisha akaba umukire.
ntaza tukabana ariko nkwijeje ko nukuri ntabwo ndi buzi aho kugira ngo nkubangamire ndagenda ngume mu nzu yanjye nyine ubwo ikizaba nk'umuvandimwe nzagutumaho wenda n'ubishobora uzantabare inkuru yanjye niyo kuba ntwite mbabarire ni ukuri mbabarire ntabwo natekereje yuko iyo mbwa ngo ni inoke yagukorera ibintu nka biriya kuko nanjye rega yigeze gushaka kubigerageza ariko njye mubera ibamba mbabarire pe hano mbabarire ku byo natekerezaga byose erega byicwa nuko ntabwo utajya umbwira ukamisha ntabwo nakabaye mbuze amagambo mabi nk'aya ngaya kandi uri inshuti yanjye magara banga inshuti nyashuti niyo musangira ntigucure mwagendana ntigusige ntabwo rero uko nabitekerezaga siko mbibonye sinako mbyumvishije nta mpamvu yo kugira ngo ube kure yanjye cyangwa ujye kubaho uhangayitse baza mu rugo aha ni mu rugo wakisanzura kuri buri kimwe cyose kandi mbabarire pe hari igihe nyine umujinya wanjye nawe nkoresha ibidakwiriye gukorwa nkavuga n'ibidakwiriye Isabelle humura ntabwo nkurenganya rwose icyambere nibwo wari ugifungurwa ntabwo nari kukwakiriza izo nkuru zo kuba ntwite nageraga ngo banze utuze kandi ikindi Enoke nubwo ameze uko nubwo ari muri situation mbi arankunda ari kunyizeza ibishoboka byose ko agiye guhatana kugira ngo tube twabana nubwo ubwo bushobozi ntabwo afite kuba nkunda rero nibyo mpa agaciro rero nakumenyeshaga ko nubwo mwancumbikira ntamara igihe kinini hano ndabibona ni mu rugo rw'umugore n'umugabo byibuze amezi 2 reka tube turi kumwe mu gihe inda ari nto urabizi inda nto irakorogana nk'amezi 2 yonyine nzashaka ukuntu ngenda tuzaba twatangiye no kwiyubaka kuko Enoke arifuza ko twabana nkwijeje ko nta kiri nzateza pe ni igihe gito cyane gusa ko gutambishye Enoke umeze gutyo urabona hari ahazaza ufite koko Isabelle simbyitayeho nyine nzagenda tubana uko bimeze kose ahubwo icyaka kiranyishe pe mbabara mbanze mfata amata kumva umutima ugiye nko kumva wanyweye amazi oya kanywa kunki bikiri nshaka nyine Jane ndi rero kumva Jane karama dore ikintu gitumye mpuzana hano hihishe kugira ngo mbaze nta kandi kibazo umbwize ukuri yego sibyo ngeze asubiza ko najya mbeshya kuri ntumbeshye mwana wanjye rwose humura pe ikintu nshaka kukubaza nta kintu waba uziho ku byerekeranye n'urukundo rwa Nkuranga na Michel barakundana koko Nkuranga na Michel reba ukuntu bari barakwirukanye Michel akakugarura kandi Nkuranga akabyemera yari yarakwirukanye nta kintu waba ubiziho kuko barakundana mbwiza ukuri niyo mpamvu nkuzanye hano hihishe ngo hatagira utwumva umbwiza ukuri nk'umubyeyi dore nje ahantu hari ibanga mbwiza ukuri nta kintu waba ubiziho none se ubundi ko mbizi neza ko n'ubundi ubizi ko bakundana kuki uri kubimbaza ko niyumviye neza uri kuvuga ubwira Michel ngo ubwira Nkuranga ngo ukunda Michel ngo niwe mwiza ngo yanamubera ngo umugore ngo niwe wumva ngo yaba ari kubana nyine ngo urabyumvirije nyine nibere mu kiko cyo kumva ibintu binsanzaho nicaye babinyuzemo hano ariko bigumamo ntabwo byanze gutunguka byagumye mu matwi byanga gusohoka ariko ndabyibuka rero narakundana cyane n'umuntu wibeshye ukanabajyamo hagati mu gihe kubatandukanya nibwo rupfu kurata umva cyagiye napfuye kubivuga utabizi ntabizi yewe ariko nyine Nkuranga najyaga numva ukuntu avuga Michel nkumva ukuntu avuga Michel nkumva ukuntu avuga Michel na Michel ukuntu avuga Nkuranga ukuntu Michel avuga Nkuranga buri munsi numva ntabwo ari gusa none urabinyemereye barakundana koko ariko ntabwo njye ubikubwiye hari ukuntu umuntu ababwira ibintu mumusaba ibanga yari babwira ngo ni Jane wavuze uzavuge ngo ngenda bizi nk'umubyeyi uzavuge ngo ngenda bizi nk'umubyeyi ubu rero subizi ko ubashyigikira ndabizi ko ubashyigikira ariko ubu ngubu ugiye kubona muri iyi minsi agiye kuba intambara reka mubwize ukuri yayigize sina no kubibona
ubu ntabwo uzi situwasiyo turimo mama nk'umubyeyi hano hagiye kuba intambara yayindi ku bino si undi muntu uzayihosha nawe usibye gukeka bibamamaga kanga ngo hagaramo hagati wenda Jeanne ivuga byose uko byagenze ngiye nk'abahagarara nkabagira inama nk'umuntu nyine ufite ubwenge bwinshi cyane naho ubundi niba batamagana ngo mbajyemo hagati nkoshiyo nambara nta kintu kizaba pe ariko reba Michelle ugaturike Michelle Isabella amenye ko Michelle akundana nawe ahaha ibyo by'umuriro wakwaka ibazi Isabella aramutse anumvishe ngo Michelle ngo yabwiye wenda yabwiye inkuranga ngo Sheri cyangwa ngo inkuranga akunda uri Isabella ngira amafuti menshi akunda umugabo we reka n'umugabo akunda buri abagore nuko bagira amafuti menshi akakunda umugabo we ko cyagenda kose ni umugabo wewe wajemo nubwo umuhungu wamukunda nubwo akaba amukunda ariko bari kwibagirwa shitani hagati yabo ariyo ndi mukazana wawe ntabwo njye bivuze ibyo nabwo njye kubivuga ufata katari jari kubivuga umuntu no hanze yiwe ntabwo nabaye mukozi aho nyine umukozi ubu ngubu nyine ndi inshuti yawe turi inshuti yanjye rero niyo mpamvu nkubwira ngo nubwo ubimenye nk'umubyeyi shaka ukuntu ugira abana bawe inama kuko ibi bintu umva baravuga ngo biraba amaraso ibyo niba amaraso ariko ni amaraso ibyo byavaze kuvaho amaraso yatangiye dore no kuyareba rero gushoka nakarame se nzabigenzana buriya rero mama ndabizi nyine uranyizeye kugira ngo ubimbaze nkamubwije ukuri kamugire inama ni ukwicaza nyine umwana wawe w'umuhungu kamuganiriza cyangwa umukobwa wawe Michelle simwumvikana se ubagira inama niyo yanga urabona bakuru uriya mama iyo umugabo azi ko afite umugore n'umugore umukobwa nawe ubwo uriya mukobwa ari singo akaba azi ko ari guteta ari singo n'umugore